Ubu duhagaze i Nkuzuzu mu kagari ka Nkuzuzu, aho tugiye kubazanira inzu nziza rwose iri ku muhanda neza, ifite na pariseri ngari, ihagaze miliyoni 17. Murabona ko iyi nzu ni inzu nziza, ihagaze ahantu heza. Dore uyu ni umuhanda nk'uko muwubona, uyu ni umuhanda uza ukinjirayo, uyu ni umuhanda rwose uza ukahinjira neza, ujya ku muhanda wa puresipare, ku bantu bazi ku rwibutso rw'Inkuzuzu, abantu benshi bararuzi. Dore umuhanda ujya ku rwibutso rw'Inkuzuzu ni uwo nguwo uri kunyuramo umwana n'igare. Reka tubereke mu gikari cy'iyo nzu noneho. Aha turi rero ni mu gikari cy'iyo nzu, nk'uko mubona pariseri iragenda ikagarukira hepfo hariya. Ni pariseri ngari rwose, ari nayo iyiha kuba yagera kuri miliyoni 17. Aha rero mu kagari ka Nkuzuzu ni mu murenge wa Bumbogo, mu mujyi wa Kigali. Musanzwe mubimenyereye, abantu b'abasirimu rwose murabimenyereye. Dore ngaha, dore iyo nzu ngiyi, dore igikari cyayo, ikaba ifite ibyumba 5 na salo. Ibyumba 5 na salo, murumva ko atari ibyumba bikeya. Rero harimo n'aha ngaha hose yakasemo igice, kugira ngo uwakumva bimworoheye yatwara aho ashaka. Harimo n'aha ngaha hose yahashyize kuri 21. Yahashyize kuri 21, harimo n'aha ngaha hose kugeza hano ruguru. Murabona ko ari ahantu rwose heza, Nkuzuzu. Twababwiye ko hakora ku muhanda neza, ni ahantu haba hadakwiye kugucika. Dore pariseri yayo igarukira aha ngaha, ni aha ngaha rwose inzu irimo. Nkeka ko nababwiye ko ku muhanda ari uyu uza winjira ku muhanda. Dore inzu irimo ni iyi ngiyi, ni iyi ngiyi. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.